bavuga ati igihe kirageze abantu bashaka akazi ni bande abantu bahaguruke bagire ngo bagiye gusengerwa bisanzwe mutonde umurongo hano umurongo bakawutonda bakajyaho bangize ati noneho amakeya muhere kuri 5 bava kuri 5 bakagera mu 1000 bava ku 1000 bakagera kuri 500 nta biceri bajye bavuga atubundi mbasabira umugisha mujye mu kazi ese ako kazi aragafite ibyo bintu yavuze nibyo gitwaza naramukunda bagera kuri Pastor Udonko ndamukunda wajya kuri kuko bari abantu bafite indangagaciro iri hejuru kandi meze neza ibintu bavuze nibyo sime hari uko warahamagawe wibuke yuko no gutoranwa ari ikindi sibyo hari uko waratoranyijwe wibuke ko no guhamagarwa nacyo ni ikindi sibyo hari abantu bari mu kazi baratoranyijwe ariko nta muhamagaro bafite yo ngubona ko sa nk'umuntu wiyeguriye iby'Imana ibintu by'intu zakabishyira ku ruhande ukuntu ese urumva niba mukora ivuga butumwa kubera iki utafata ivuga butumwa ngo urihuze nese ese ntabwo umuntu ashobora gukora risa agakora nijoro icyarimwe nerega ibyo navugaga ni ukujya akazi nyine birasanzwe niba nyumaye akazi wenda n'urugero naga rwo kujya gucungira ibintu runaka cyangwa se ubucuruzwa mbwa ati mfasha gucuruza ni byinshi nta kibazo uko ndibuka nigeze gukora muri Amekikro ubwo nyine turanayamamarije hari kwa Rusirari hari ya mu nganda free zone nakozemo ariko ukuntu nakoraga nari mfite ivuga butumwa abo dukorana bakanseka bamwe baranyisimbwa ngo urabona usenguzigeza kuki n'ibindi ariko ngakora akazi kanje ndino mwivuga butumwa ndibuka Yesu yaravuze ngo mbatumye hagati y'amasega rero tugomba kumenya neza yuko ivuga butumwa nta hantu ridakorera mu kuvuga ngo tugomba guhamya Kristo aho turi hose yego ako kazi rero nta kibazo TV for everything, for everyone and for everywhere. We believe that everything is possible and impossible is nothing. Impossible is nothing as long as everybody subscribe, like our videos and shares. For that we just appreciate. I love it. Something which is amazing, something to appreciate, something to thank God. We are the family of more than 2,000 subscribers. Please keep on growing. Keep on growing. Let's breed something amazing. Let's breed something amazing in the region. Let's breed something amazing in the society of Rwanda. Let's breed something amazing in the world society. It's amazing visitors. It's been a long time without meeting him. Numushyitsi wacu dukunda cyane kandi duhoza ku mutima. Of course, nshobora kuba ntameze neza mu kubijyanye n'uko umwuka uri gusohoka mu gihaha ariko everything is possible and possible is nothing biraza kugenda neza. Hari hashize igihe kirekire Pastor. Hashize igihe kirekire rwose pe. Yego. Gitari gito uyu munsi rero tuguhaye ikaze kuri kamera za Homeland 7 TV nanone cyane ko urarihorana. Of course umwanya no wawe. Mwaramutse inshuti bavandimwe. Hari nabandi bari saa sita. Nabandi bari saa sita ubu ngubu. Yakoze. Nabo mwiriwe. So hari nabandi noneho bari mu gicuku. Zanyigishe igifaransa zanyimana ku nane mbasuhuza. Sigira ngo ngenda kize. Iyo uvuze ngo bonjour mes chers amis. How are you? That's enough. Muraho. Habari. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir. Bon après-midi. That's it. Bizagenda biza. Pastor mumeze gute? Turaho. Wow, ni ibintu byiza. Harashize kirekire tutabonana. Yego. Uyu munsi rwose tukwakire kuri kamera za Homeland 7 TV mu myenda y'igitare nk'iyo umwana w'intama w'umweru. Ubibona se ko twatwaye. Kubera Imana. Kubera Imana. Pastor ubuzima bumeze gute? Ubuzima ndumva bumeze neza. Nta kibazo gihari. Ariko mbere na mbere twatangira twiragiza Imana. Yego ishengesho ni ingenzi, isengesho hari ibyo ryubaka, hari ibyo risenya kubera ko umuntu aba yasenze. Let's play. Hamagara Imana tuyishimire kuko kuba umuhumeka umwuka w'abazima Imana bwawe cyane rwose ni Imana. Reka dusenge. Mana data wa twese, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera,
izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye aya masaha Uwiteka kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Ni ububasha bwawe, ni ubushake bwawe, ni imbaraga zawe, ni ugukomera kwawe. Ubu hari abari muri morgue, hari abatagihumeka umwuka w'abazima, ariko twe turagushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwingize Mana nziza nyagura ku ngoma rero, nyemerera uwera wa Israeli aya masaha y'iki gitondo ubane natwe. Nsengeye buri muntu wese Uwiteka uri bukurikirane kino kiganiro, nyemerera umumpera umugisha, mumpera umugisha utagabanyije, umugisha uzana amafaranga, umugisha uzana ubuzima, umugisha uzana uburinzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye mu izina risumba andi mazina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. 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 That's good. Pastor, urakoze kudushyira imbere y'Imana. Mbere ko tutangira ikiganiro, ni gake cyane tujya gukora ikiganiro umuntu akabanza kudushyira imbere y'Imana. So ni ibintu byiza rero. Yego, turi kuvuga ati tubanze dusenge. Pastor, hashize igihe mu by'ukuri navuga ngo niyo navuga ngo intama zitajya mu rwure, niba navuga ngo intama ziguma mu hariya buri intama zibaye mu kiraro. Wara kenshi zihora mu rwuri. Ariko ese buriya mu rusengero ni mu rwuri cyangwa ni mu, of course nge nuba tugeranyije nk'intama n'urugero, cyangwa se tuyuje n'ubuzima burimo. Of course niyo wakamana rishingiye ku bijyanye no kuba abantu bagera ahantu bahurira nyine amakoraniro rusange. Yego, mumeze gute rero situation muri kwihandurenga gute, cyangwa se iyobokamana uburyo muri kwirakiza muri rubanda, cyane cyane ko urumwe mu bantu bavuga ubutumwa ku rwego mpuzamahanga. Muri iyi minsi rero bimeze gute? Iyi minsi numva nta kibazo gihari. Murabizi n'ubwa mbere dukorana ikiganiro, twakoze ibiganiro bigera muri 3. Amazina sinakwirirwa nyasubiramo ko murayazi. Yego. Murayazi, ariko ntacyo bitwaye nivuze. Ariko hari umuntu ushobora kuba kubonye bwa mbere. Yego. Amazina y'ababyeyi ni Tuyizere Innocent. Ndumva twizera Imana ku rwego rukomeye. Voilà. Izina nyine urumva ni ryo muntu. Izina ni ryo muntu. Ariko y'Imana mpamagayemo ni David cyangwa se Mose. Ari amazina y'ibyamamare. Amazina y'ibyamamare. Yes. Barageze kwandikira Abafilipi ibice 4:13, ntabwo ngushobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Mbere na mbere abantu bahita bavuga ati uriya muntu ko yemera. Oya, David muramuzi, Mose muramuzi. Si nibyo gusa, ari n'andi mazina, ariko Imana ibamera umugisha. Voilà. Pastor, reka wenda tugire icyo twaganira ku bijyanye n'imyitwarire cyangwa se imimerere y'abashumba bagenzi bawe. Of course nawe urimo muri iyi minsi mutari kubasha nyine mufite uburyo mwegera intama pe. Ni na byiza ko hari abataragambura, nkeka ko nawe urumwe muri bo. Ariko ikibazo nibaza, muri iyi minsi leta yavuze ko, cyangwa se bavuze ko hari ibisabwa bigomba gukurikizwa kugira ngo mwongere guterana muri rusange abakozi b'Imana aho bava bakagera. Ntabwo bishobora kuba yaza gutuma bamwe mu bakozi b'Imana bateshuka ku nshingano, cyangwa simbizi. Ntabwo byaba bikozwe ubu ngubu ibyo byo guteshuka ku nshingano cyangwa se abakwirengagiza n'ibindi, kuko harimo na mbese n'ababikoraga na mbere. Ariko turashima Imana y'amahoro ikomeje kuturinda no kuturwanirira, cyane cyane ko Bibiliya iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 1:12, aravuga ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero kuba turi abana b'Imana ni iby'igiciro, tugomba kumenya nuko tugomba kugira kwitwara. Ese dufite inshingano, nyirango abongeza aravuze ngo babyita responsibility. Voilà, responsibility. Yego. Responsibility, yes. Oh yes, nyine of course kutujyana mu byanditswe cyane, ariko hari nk'umuntu utazi Bibiliya, cyangwa se utamenyereye kumvira mu migani nk'uko Yesu Kristo yabikoraga. Nk'umuturage udakandagira mu rusengero. Yego. Ntago wamubwira iki utifashishije biraho gukoresheje ubuzima busanzwe. Ese mu by'ukuri ntago biraza gutuma ava mu cyo nakita
ibyizerwa. Of course urumva hari imibereho umukozi w'Imana babayeho, yego urabizi ko hari abakozi b'Imana bahembwa n'urusengero, urabizi ko hari abakozi b'Imana of course umushumba kamera izaragiye iki tukivuge dushize amanga. Niba hari umushumba warutegereje ko abakristo batanga ituro kugira ngo abashe kugira ubuzima runaka, kugira ngo abashe of course kubona umushahara w'akazi akora, cyane cyane ko burya ivuga butumwa naryo n'akazi. Ibi bintu of course muri iyi Misiri kaba risa nkaho ritagiterana. Ntabwo bishobora kuza gutuma nyine abakozi b'Imana bamwe muri bo bacika intege. Mbo gucika intege ni batareba neza baracika intege kuko Simeon reka marabana impungenge. Wibuke neza yuko mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya 1 umurongo wa 12 hariho icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri mpana abantu bibumbiye hamwe bameze nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima y'abati ari kiza ari kibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Twahamagariwe gukora ibyiza, ntabwo twahamagariwe gukora ibibi. Hanyuma rero ikindi nanone ndagira ngo mbwira abantu niba Imana yaraduhamagaye udukora umurimo wayo, yes, Bibiliya iravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo. Ntabwo tuzi igihe uyu murimo uzaranye wenda wasanga wananarangiye. Oya ubwo se ariko nese warangira gute kandi no mu ijuru tuzawukomeza? Uri kuvuga ku isi? Mu isi niho mvuga. Hanyuma rero abantu baravuga nk'insengero zarafunzwe ngo urabona ngo abantu bacitse igiko. Perezida Repubulika ngo yakoze ibi. Reka mbabwire urusengero rwanjye ntago rufunze Simeon. Ntago urusengero rwanjye rufunze. Uzi impamvu se? Paulo yigeze yandikira ariko mana yanjye abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, yandikiye abakorinto urwandiko rwa mbere ibice 6 umurongo wa 12 imanutse mu ipfu hari ijambo rivuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uva ku Mana. Urusengero rwawe ntabwo rufunze, ibikoresho byose bivuze ngo biremo sound proof, kizimyamwoto, ubuso buruzuye, urumva ndifuru. Wow, yeah, that's good. Oh, of course sound proof, kizimyamwoto and so n'ibindi. Yeah. Okay. Oh, none reka tuganire ku badafite amahirwe nk'ayo mwebwe mufite. Bo biraza kugenda gute? Bo ibyo nabwira niyo mpamvu naje nge mbere yanyu urabona na Bibiliya irabumbuye. Mbabwire ngo musome Bibiliya. Ibihe turimo birakomeye, urabona iki n'ibiki abantu bakijya mu nzu z'Imana. Reka mbabwire usomye mu kibazo bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 2 gerageza muri ibice 2 umurongo waho wa 23 Yesu ntabwo yari kubwirwa iby'abantu kuko yari abazi bose. Ntabwo yari kwirirwa avuga ngo gutya na gutya kuko yari azi nibibarimo. Bivuze ngo n'amanyanga yawe Imana irayazi. Hanyuma rero kuba yari abazi sibyo yigeze kubwira abantu baramusanze, yasanze barimo baracururiza mu nzu y'Imana. Araje avuga ngo ni gute inzu ya data mwayihinduye iguriro. Arangije afata imigozi 2 arayihambiranya imera nk'ikiboko, akubita inka, akubita n'ibiri byose birasohoka bivamo. None baranje bamubaza ikibazo, watwereka kimenyetso ki? Araje avuga ati mwari musenyera urusengero zarwubaka mu minsi 3. Urusengero ashaka kuvuga abantu benshi bagendera gutyo batazi n'urwo arirwo. Ntago yavuze urunguru y'inzu, baravuze ngo ese ko twebwe iyi nzu twayubatse, bavuze urusengero ko twarwubatse imyaka 46, wowe warwubaka mu minsi 3? Ukintu ashaka kuvuga se yashaka kuvuga umubiri we. Ukabigishwa bari babizi neza yuko azakwitwa agapfa ku munsi wa 3 akagira ute akazuka akicira ibyo bw'Imana data ishobora byose. Nicyo ashaka kuvuga urusengero umubiri we. Dore umubiri wacu, dore niwo rusengero. Nukuvuga ngo urusengero bavugaga rufite sound proof, rufite speaker, rufite umva ndimo ndavuga ndarangurura neza. Nta kibazo mfite. Oh my God. Okay, ubwo nuvuga ngo twebwe dufite imibiri nk'insengero zacu, nyaka ko imibiri yacu ifite sound proof. Yego ni byinshi uzi bisabwa byose. Voilà, ese pastor koko urusengero n'inyubako tuvugisha ukuri. Kuba bafunze inyubako
cyangwa se amatafari agerekeranyije ateye ku mabuye ariho igisenge gitwikiye ariho n'intebe n'ibindi bintu runaka. Ibyo ngibyo nibyo twita urusengero cyangwa simbizi cyangwa urusengero ni umutima w'umuntu. Ziriya ni inzu nk'izindi. Bamara gusenga bagashyiramo utubari, bamara gusenga bagakora n'ibindi biraho. Urusengero ni njyewe, sibyo? Ziriya ni inzu nk'izindi kuko yasavuze ngo ni gute inzu ya data muhindura iguriro. Ni inzu nyine, ntabwo urusengero cyakora keretse ushaka kwifungira urwaye urusengero birakunda. Ese nka kuriya iyo ubonye yenda nk'urusengero agira gutya bakazana yenda nk'imashini ikarurembagura, yego ntabwo uba ufite wumva nta gihungu ugize nk'umubishop cyangwa se sinzi n'uri umubishop cyangwa uri pasiteri, ariko nkeka ko niba warasengeye duherukana ushize batari bagusengera, so niba baragusengeye byaba byiza, ariko nanone niba batari bagusengera nyine ubwo ngiye kizagera. Pastor, niba ubonye wenda nka kuriya insengero bari kuzikubita inyundo cyangwa se ukabona na nk'imashini iraje irimbaguye inzu ishyize hasi, wowe ubyakira ute? Wumva iyo ubibonye wumva umerewe ute muri wowe? Amaherezo ibihe turi kujyamo ni bibi cyane, ahubwo icyo ntabwo ntabwo mfite kuko hari naho duteranira umunsi wo ku cyumweru cyangwa se no mu yindi mibyizi, ariko ntabwo ivugabutumwa ryahagarara ngo nuko bazibomoye. Oya, wapi wese uvugabutumwa ryahagarara ngo nuko bafunze. Oya, ibi byose erega ibyahanuwe kera ntabwo bigomba gusora ku mabuye cyangwa se ni kuri twe. Rero mureke Perezida wa Repubulika kuri ibyo agomba gukora, ahubwo twebwe tugomba kuba maso. Ese ni Perezida wa Repubulika cyangwa ahubwo insengero nizo ziri kwisenya? Ngiye nkurikije uko mbibona mbona nizo ziri kwisenya, kubera ko anyway ziriya nzu nizo ziri kwisenya kuko nkeka ko bari kuba bikurikije itegeko. Niba bavuze ati ariko riturutse kwande mu igazeti ya leta y'u Rwanda mu gitabo cy'amategeko y'Abanyarwanda. Gusa ukuntu abantu bakomeje bavuga ngo urabona ngo Perezida wa Repubulika ngo ntabyazi, yarabizi. Erega uriya ubwami bwose bwo mu isi bwashyizweho n'Imana. Buriya ni Imana yamwimitse no yamushyizeho. Imana yamukoreramo agakora ibyo ashaka. Yego, niyo mpamvu uyu munsi rabazana ijambo rivuga ngo intara y'Uwiteka iri mu kazi. Intara y'agace cyangwa intara bagosoza. Intara bagosoza. Agiye guca, agiye kuvangura urukumbi n'amasaka. Urukungu. Voilà, urukungu. Urakoze cyane. Pastor, hari ikintu bita ngo bavuga ngo nzakubita intama, ngo nzakubita bungera intama zikwira imishwaro. Yego? Aho ntabwo ari cyo gihe twaba turimo. Nyine bakomeje kwitwara nabi, bakomeje gutererana intama kuko biravuga ngo izi ntama tuyoboye, sibyo, Imana izazitubaza. Ariko benshi ntabwo babyitayeho. Simvuze mwese, oya, benshi ntabwo babyitayeho. Wibuke yuko ibintu byose abantu benshi 90% ibintu bari bamaze kubihindura business. Imaze kuzamwa amafaranga kandi ntabwo ibyo byose bibangikanwa. Umurimo w'Imana n'umurimo w'Imana, ibyo hajemo mwibyo byose rero ntabwo bivamo. Iki ni igihe ni igihe ibyo Imana yavuze bigomba kubaho. Yesaya igeze hano ibyo umugabo bitakura ataranavuka, aravuga kuro we nzakugenda imbere ahataringane maringanize. Iki ni igihe cyacu Imana igiye kuringaniza hacu, sibyo? Mu bikomeye naho haturuka ikintu gikomeye. Yego, ati nzakubita intama abungeri bakwira imishwaro. Nzakubita abungeri. Nzakubita abungeri. Okay, wowe rero wowe nk'umwungeri, ese nawe ako kanyafu kakugezeho? Oya, ntabwo kangize undi kazanangeraho. Ubu twizere ko intama zazitakwiye umushwaro. Oya. Mfite ukuntu zikurikirana kandi mu buryo bwa nyabwo. So ni ibintu byiza rwose, turanezerewe niba koko mu by'ukuri utari muri ba bungeri bakubiswe intama zabo zigakwira imishwaro, akomeza gushyiramo imbaraga kazikurikirana. Hari icyo nakita wenda muri iyi minsi rero, iyo bavuze ngo umushumba akama izaragiye, ushobora kuzikamira mu rwuri cyangwa ukazikamira mu ruhongore. Byose birashoboka. Erega Simeho, ibyo ngibyo nigeze kujya nkorera amateraniro ahantu ku musozi runaka ndashaka kuvuga. Ntabwo turi nk'abandi batwara amakamera za Kanyarira na za ngo bari guhanura. Simeho, irabiro ntabwo ari byo. Hanyuma najye kubona nkabona basoje nkabona basasha agatambaro,
ati muture mushyire amafaranga cyangwa se tugiye gufasha runaka amafaranga bakayabika harya ubwo umuntu bumufashije imisozi runaka gusa barimo baratura ibintu ntago ari byo ariko njye mbona ntacyo bitwa ko niba umushumba atungwa n'izaragiye none se ubwo byagenda gute wenda wibuke ko nawe uri umushumba iki kintu tucyumvikaneho ikindi kandi ugomba kuba uri mu rugaga rw'abashumba niba uri mu rugaga rw'abashumba ukaba uvuga ko kuba umuntu yafata ituro runaka kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kogera ukabirwanya ntabwo byo bishobora kuzana urunturuntu cyangwa umwuka mubi hagati y'abashumba bagenzi bawe. Simeho hari amaturo hakaba n'igihe ntago amaturo ati hari amaturo baturisha asanzwe akajya nayo batura ariko ari ku gahato. Ibyo nibyo ndashaka rero nibyo mvugaho. Ubwo urasebwo hari uwo bakora mu mufuka se si ibisanzwe. Ariko Simeho uzaba ugiye guterana ahantu sivuze ahari. Hanyuma noneho nibarangiza bavuga ati igihe kirageze abantu bashaka akazi ni bande. Abantu bahaguruka bagire ngo bagiye gusengerwa bisanzwe. Mutondo umurongo hano umurongo bakawutonda bakajyaho bangiza ati noneho amakeya muhere kuri 5 bava kuri 5 bakagera mu 1000 bava ku 1000 bakagera kuri 500 nta biceri bajye bavuga atubonde mbasabira umugisha mujye mu kazi ese ko kazi aragafite ayo niyo maturo y'agahato rero ngivuga yego okay ariko nkeka ko none se muri iminsi nyine byo wenda birumvikana ubwo ariko ikibazo niba se umuntu atuye ituro nyine ryishimwe iyo bavuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurwa sinzi Bibiliya ngo ni muri Luka 11 okay niba wahadusomera niba ntakugoye reka turasome nanjye reka mpindutse umuvuga butumwa ariko nibyo nta nayitamugeza ariko nyine of course iyo twahuye n'abakozi b'Imana natwe tuba tugomba gufata kuri iyo migisha wana ndabizana umugisha ndagukuraho aha reka dusome mu izina risuma andi mazina rya Kristo Yesu. Ni muri Luka ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Luka ibice 11 umurongo wa 8 ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. 9 nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona nukomanga agakingurirwa. Amen. Thank you pastor, thank you very much, thank you. Yes urumva ko nyine niba umuntu ari gusaba habaho no gushima yego rero niba umuntu atanze ituro ryishimwe kubera akagiye kubona akazi njye numva atari ikibazo. Simeho twe turasenga ibyacu no gusenga Imana ikikorera sibyo niba uje umwana ukambwa ati mfite ikibazo runaka isengera Simeho ntago ari ngombwa ati banzume banzuza n'amafaranga isibyo ngibyo ni ibiki bishatse kuvuga ngo nyine hari ibyo uguze bitari byo nibuje kambwa ati nsengera rwose nkennye akazi ndashaka akazi agusengera ka kazi ukakabona ni ngombwa kuza gutura ituro ryishimwe ariko atari ngombwa ngo banzume. Oya icyo gihe uguze nyine hari ibyo uguze uguza akazi kandi kadahari utanazi kuzakabona. Twebwe rero iyo tugusengeye uragenda ukajya mu kazi Imana y'amahoro ikagufasha ikaguhereza yukabonye wa mutima ukagukomanga ati Dawidi yaransengeye reka mushyire ituro ryishimwe. Of course that's good. None pastor muri iyi minsi nyine ituro cyangwa se kubijyanye impamvu tuganira ku ituro nuko nyine tuba turi abantu batumva turi kuganira kuri topic bakagira ngo twabuze icyo dukora ahubwo nuko nyine turi kwibaza ese abakozi b'Imana babayeho gute ese sizantama si babungere bagiye gukwira imishwaro bajya mu bigage bajya mu icupa bajya mu bagore bajya mu busambanyi ibintu nk'ibyo bijandeka muri ruswa bajya muri fraud bajya mu ma business atemeye n'amategeko ibintu nk'ibyo ngende kwibaza rero abakristo uruhare rwabo nuruhe rwo kugira ngo basi niba ari abakristo uruhare rwabo nuruhe kugira ngo nyine abashumba babo cyangwa se ababashyigikira bakomeze kugira icyo nakita ubuzima busanzwe nyine. Uzasoma mu migani ibice 10 yeze paravuga ngo umukiranutsi ntazicwa n'inzara. Niba bivuga ngo abakiranutsi ntago bazicwa n'inzara
Gerardine yaririmbye ngo nta nubwo yewe urubyaro rwe ruzasabiriza. Sino ndizera ko burya icyawe no gusenga ugahamagara Imana ibiri ntago bikureba, hanyuma mu gusenga kwawe wa wundi ufite Imana izamutera gutuma aza kugira icyo akora. Yego voilà, ubwo nicyo nibazaga se wenda muri iyi minsi anyway ubwo hari byumvikanye gute rero. Rega Simeo, reka ngusobanurire akantu ushaka kumenya. Hari abantu benshi badashaka gukora, badashaka kujya mu kazi ngo bakore. Wagiye kwaka ubuyede, wagiye kwaka ikirya no hino, ukareka gushakira ibintu aho bitari. Sibyo? Tugomba gukora Simeo, tugomba gukora tubonye akazi tugakora. Isomye rwariko Paulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 10. Biravuga kuko aribo benshi bibigande ntago bashaka gukora, ngo hari imiryango myinshi abantu benshi bubika ngo babwiriza ibidafite umumaro kugira ngo babone indamumbi. Simu ibyo bintu ngira ngo n'ikiganiro twakoranye ubushize si kimwe sina bibiri, ngira ngo ibyo ngibyo twabivuzeho. Sibyo? Kora ibintu Imana ishaka kandi gerute yifuza. Wowe Yohana Umubatiza yarabwirizaga akavuga ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, nimuzigorore. Sibyo? Ariko iyo ugiye muri ibyo ntago bivamo, tugomba gukora. Voilà. Yego. Tugomba gukora. None nk'umupasiteri niba ari nk'umukozi w'Imana wari umaze imyaka 7 yose ari mu rutambiro, ari nk'umutambyi nyine. Yego. Yita ku ameze nka Eri. Uravuga ngo pasiteri mu by'ukuri Pastor Moise agenda ajye kuri chansiye, yego, yikorere ikarayi ya sima, imisatsi ihinduke nka beto, cyangwa agenda ajya ahantu runaka agende arari igicuku yicaye ku gipangu cy'umukire noneho anayoboye ku rusengero. Nibyo uri gushaka kuvuga? Icyo nimo ndarwanya ngira ngo rakize uko aguhatiriza abantu ati muzane. Nyine ndabyumva, ariko uri kuvuga ati abantu nibakore. None uri kuvuga ati nk'umupasiteri utagiye niba barahagaritse urusengero runaka, yego, uravuga ngo umupasiteri agende ashobora gusaba akazi k'ubuyede n'urugero. None ugasanga asabye akazi k'ubuyede ku mukristo ayoboye, ashobora gusaba akazi k'ubuzamu. None ugasanga asabye akazi k'ubuzamu ku mukristo ayoboye ku rusengero. Ibyo ngibyo nibyo uri gushaka, ariko nta gisebo kibirimo. Kandi burya Imana ikiguhamagara mufite ibyo mwavuganye, nanjye mfite ibyo navuganye nayo. Zo ngifite ukuntu izagutunga mu mana bwayo, hanyuma nawe uzakoresha ubwenge bwawe uvuga ati se nakora iki kugira ngo ndaseba. Benshi dutinya guseba, sibyo se? Benshi dutinya guseba. Uzakora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko utaseba. Ujye ukurikirana inyigisho za Gitwaza. Yego. Gitwaza hari ijambo aherutse kuvuga, cyangwa se hari amwe mu magambo akunda avuga ati impamvu. Ayavuze ati Kiliziya ni imwe, yego, atari ko twebwe impamvu ibintu byacu bibamo akajagari. Ni urugero, mu gitondo umuntu arabyuka akavuga karanjenjagura nirihe zina ryiza nakitwa apotre, bishop, pasiteri, ngo niyo mpamvu ngo ibintu byacu bibamo akajagari. Ibyo bintu Gitwaza avuze arivugaho iki? Ibyo bintu yavuze nibyo Gitwaza naramukunda. Wagera kuri Pastor Udonko ndamukunda, wajya kuri kuko bari abantu bafite indangagaciro iri hejuru kandi imeze neza. Ibintu bavuze nibyo. Simeo, hari uko warahamagawe, wibuke yuko no gutoranwa ari ikindi. Sibyo? Hari uko waratoranyijwe, wibuke ko no guhamagarwa nacyo ni ikindi. Sibyo? Hari abantu bari mu kazi baratoranyijwe, ariko nta muhamagaro bafite. Kumva ko ugomba kwitwa runaka, mbese utizwe runaka nyine n'ibya byubahiro by'abantu, mbese ushaka abantu bakubaha. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo bigaragara nk'ibisizi ingwa, ariko nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye. Yego, abantu bakeneye ibyubahiro biraho kandi Imana ikiguhamagara. Simon mperutse kujya hano ngiye gusenga, batarafunga ziriya nzu, ndicara, umuntu mwarandeba ntabwo yaranze, navuga ati ngiye kwiyicarira ntuze. Ariko icyo gihe nabwo Imana ngo atari ko Mana ubundi koko aya mazina wanyise niko biri. Ndagenda nyicara, ngiye kumva numva nguvu kwiteka Imana ivuze nuri umuvuga butumwa, yewe Dawidi we ngumwe no gutubwiriza. Ahise menya ko Imana burya yamamaga.
Yes, Imana hari abantu nyine yahamagaye ariko nyine hari n'abandi itahamagaye kandi biri avuga ngo muzamenyera ku mbuto bera. Yego. Ibaze ko nanjye ari utuntu nagiye ngukuraho. cyangwa umunsi umwe nzasiga byose ngukurikire. Uzanaza kuko ijambo ry'Imana urarifite kandi bana nanjye ntacyo wakena. Wasanga umunsi umwe nzasiga byose nkagukurikira ukangira umurobyi w'abantu. Ntabwo wakena ijambo ry'Imana. Abantu benshi nyine bamaze igihe batera rushundura ahantu hirya no hino byaranze, ariko Yesu yahageze. Ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana ibice 21 murongo wa mbere ngo Yesu yereka abigishwa ku nyanja ya Tiberiya. Uzi ko hari umuntu uherutse kumbwira ngo Yesu wanyu mukurikira ngo mbese nguko yatiye nk'indogobe ngagatira ubwato. Oya naramubwiye ati wowe rero nta makuru ufite, nuko na hejuru y'amazi hagenda nese nuko yarananiwe kuba yagenda hejuru y'amazi cyangwa yatira ubwato. None si indogobe yaravuze ngo mugende kwa runaka muze cyane cy'indogobe. Kandi afite ububasha bwo guhamagara n'iziri mu gishwati zikaza nese zose yazigendaho. Imwe yarahakeneye kwa mugani. Hari nundi voilà itwo twinyigisho ni twiza turadukunda, of course zinafasha abantu, ariko hari turi kugerageza gusanisha umurimo w'ivuga butumwa ryawe n'uwabandi musangiye kuwukora. Reka noneho tujye kuri wona kita Apotre Yongo. Apotre Yongo yaravuze ati mu by'ukuri ngewe iby'isi bijyama ni nko gucuruza cyangwa se ibintu nk'ibyo usanga nyine bisa nkaho ari ukwamamaza nyine ukumva ko nyine ni ka kazi nyine navuga ka buri munsi. Ubucuruzi n'ibindi ni byinshi wakora. Turi kuvuga ku bijyanye na Yongwe. Yongwe ubona ko asa nk'umuntu wiyeguriye iby'Imana, ibintu by'intuza akabishyira ku ruhande ukuntu. Ese urumva niba mukora ivugabutumwa kubera iki utafata ivugabutumwa ngo urihuze nise? Ese ntabwo umuntu ashobora gukorera isi agakora n'ijuru icyarimwe? Nerega ibyo navugaga ni ukujya akazi nyine birasanzwe. Niba nyumaye akazi wenda n'urugero runaka rwo kujya gucungira ibintu runaka cyangwa se ubucuruzwa ambwira ati mfasha gucuruza, ni byinshi nta kibazo. Uko ndibuka nigeze gukora muri Amekikro, ubwo nyine turanayamamarije hari kwa Rusirari hariya mu nganda Free Zone. Nakozemo ariko ukuntu nakoraga nari mfite ivugabutumwa, abo dukorana bakanseka. Bamwe baranyisimbwa ngo urabona use nguzigeza kuki n'ibindi, ariko ngakora akazi kanje ndino mwivuga butumwa. Ndibuka Yesu yaravuze ngo mbatumye hagati y'amasega. Rero tugomba kumenya neza yuko ivuga butumwa nta hantu ridakorera. Mu kuvuga ngo tugomba guhamya Kristo aho turi hose. Yego ako kazi rero nta kibazo. Ngira ngo uko byagenda kose igihe cyaje kugera baranyoterwa. Nakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo cyane, ndi kumwe n'umugabo bita David. Tukaririmba ariko yasanze nge nyine ibyo byose mbirimo. Nkaririmba nkababwiriza bavuga ati mujye mukora gutya na gutya. Undi akaza ati ariko ibi ngiye uvuga urabikurikiza? Byanda bikurikiza. Nge igihe cyarageze noneho sa nkaho ngenda gake, slow motion, gake ariko biza kurangira babikunze none kambwa ati ariko ngo waturirimbe ngo turirimbire. Ngira ngo baje no kudukunda cyane bitewe n'imikorere twakoraga ari Gahanga ara Kicukiro niyo twakoreraga. Baradukunda kugeza ubwo bati kabisa muntu uyu kugeza ubwo twasozaga saa 11 akazi na 20 tugategereza, ariko twebwe imashini tukaziga tuyikoresha turi wa babiri. Turi kuri indirimbo zo mu gitevuga butumwa abantu bakabyumva wadukoreshaga akazi gasanga turi mu kazi. Bishatse kuvuga ngo nta hantu utakorera ivuga butumwa cyane. Urakoze cyane pastor. Bivuze ko kuba insengero zifuza cyangwa atari ngombwa? Nta na kimwe niba Imana yaraguhamagaye kora umurimo wiyaguhamagaye, nta kindi na kimwe urebyeho. Yewe yobora abantu neza, ubasure, wigisha ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bizagufasha kubaka ikintu gikomeye. Ndimo ndashaka kubaka ikintu ku buryo ndashobora gutana n'abantu banjye. Ibintu byo guterana barabyanze, ariko no mu buryo bwa connection iPhone. Tukavuga bati niba turi abantu 10 20 cyangwa se 30 habahamagara twese kandi tukabwiriza ibintu bikagenda neza. Sinshaka kuba nawe ngaho rero nk'umuntu akeneye kwiyunga ku giterane cyawe uhita unavuga nimero zawe kugira ngo bitworohere.
uko byagenda kose ntabwo bigoye n'iki ukeneye ubutumwa ukeneye ko ngusengera cyane cyane mu bitaro hirya no hino tujyayo dusengera abanejo ubundi narindi Masaka urumva ivuga butumwa rirakomeje bwiriza abantu usengera abantu bave iby'Imana ishaka nuko ishaka tuva mu byaha niyo mpamvu nabazana ijambo rivuga ngo intara y'Uwiteka iri mu kazi igihe cyo gushungura kirageze. Elena White yarabihanuye 1884 avuga iby'ishungura ry'Uwiteka avuga akababaro kazabaho hanyuma higeze guhanurwa ikintu gikomeye avuga ngo hazabaho inyota inzara abantu bagira ngo ni inzara y'ibyo kurya inzara y'ijambo ry'Imana yego uziko rero nagize ngo ariko ni inzara y'ijambo ry'Imana iriho ariko ni inzara y'ibyo kurya nayiriho nayiri ariko cyane dushonje ijambo ry'Imana simeho bano bari kumuvuga ngo Dawidi turagukumbuye ngo twigishe ibintu byinshi ariko wa mugani ijambo ry'Imana ridahari se ahubwo ese mwagera ku n'inzara irahaguruka yego abantu niba batari gutozwa cyo nakita indangagaciro za kimuntu bice miyobokamana niba indangagaciro za kimuntu harimo gukunda umurimo niba nta gukunda umurimo birimo rero bivuze ko nyine izo ndangagaciro za kimuntu nazo ufite kandi ibyo byose bikura mu miyobokamana. Pastor hari icyo nakita umuryango nyarwanda cyangwa societe nyarwanda cyangwa se societe y'isi. Ese koko ubona ko urusengero ari ingenzi mu burere bw'abanyarwanda cyangwa se bw'umwana runaka? Yes, nibyo nandi kukubaza. Nise mu by'ukuri muri iki gihe turimo urusengero mu mimerere cyangwa mu mikorere ya societe y'isi cyangwa se ikiremwa muntu muri rusange. Ikiremwa muntu gikenera urusengero kugira ngo kigire imibereho myiza cyane rwose kabisa. Ese urubyiruko rw'isi rukeneye iyobokamana kugira ngo rugire imibereho myiza cyangwa rukeneye gusenga kugira ngo rugire imibereho myiza? Ari urusengero ari no gusenga kugira ngo imibereho myiza ibeho ni igikenewe cyane kurusha ibindi niki? Ari urusengero yego ari no gusenga kugira ngo societe y'isi cyangwa se urubyiruko rw'isi rugira indangagaciro za kimuntu igikenewe kurusha ikindi niki? Urumva tugomba gusenga tugomba gusenga tugahamagara Imana iyi Imana rero izamanuka yururuke guhereze n'uburinzi bukomeye cyane cyane ndimo ndabwira abantu muri iminsi nkababwira ati musenge mubwire Imana ibahereze imbaraga dukeneye izindi imbaraga dukeneye support na ubufasha dukeneye ubufasha buturutse ku Mana yego none tugasengera ingeri zose igihugu cyacu cy'u Rwanda abagituyemo inzu y'imbohe abarimo ndetse n'abandi bari kwa muganga hirya no hino yego ni ibyo ngibyo rwose dukwiriye gukora. Okay, that's good. Pastor turi kugenda tugana ku musozo ariko mu by'ukuri ikintu runaka iminota 5 basi nakubaza ikibazo duhe ikintu watugeneye Imana ibahereze umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe Imana ikomeze kubarinda. Tumaze iminsi abantu hirya no hino bariziki nabande ni benshi bari kugenda batanga ubutumwa hirya no hino ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro iri mu kazi kayo abantu basenge bahaguruke basenge turi mu bihe bikomeye tugeze mu gihe abantu bagiye kunyoterwa n'ijambo ry'Imana kandi byaranatangiye ntabwo turagera ahantu hakomeye ndagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi byabayeho ni mube maso mukomeze musenge kuko igihe kirageze Imana y'amahoro isange buri muntu wari we wese niba ukeneye imbaraga niba ukeneye amafaranga niba ukeneye iki banza ugaragaze neza iby'Imana yaguhamagariye. Paulo yaravuze ngo mugende ibikwire n'ibyo mwahamagariwe ntabwo twamagariye gukora ibibi twamagariye gukora ibyiza. Niba uri umwana w'Imana birigaragaza abana ba Satani n'abana b'Imana Imana y'amahoro tugirire neza. Ejo bundi yaransuye irangije irambwira ngo ngiye kweza imbuga yanjye cyane kandi ngiye kugosora ngeze mu gihe cy'ishungura ngeze mu gihe cyo gukura intama mu ihene zizaba ibumoso intama ziba iburyo. Imana y'amahoro itujye neza kandi Imana iturwanirire Imana y'amahoro idushoboze. Ndayibaza uti se bimeze bite Uwiteka byifashe bite ese ni ijambo ki wampereza? Irangije impereza icyanditswe kiri mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo ibice byawo ni 3 umurongo wa 11 Bibiliya ivuze ngo iki? Biravuze ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane ariko uzaza njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibikwiriye no kumutwaza inkweto niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro
12 intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka ayahunike mu kigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima mwakire neza ijambo ry'Imana Imana yamare tugirire neza kandi Imana y'amahoro idushoboze Imana ikomeze kutwambika imbaraga hanyuma ari gihe kirageze tugeze mu bihe Imana y'amahoro irimo irashungura irimo iragosora ese abana b'Imana duhagaze gute abana b'Imana turi gusenga gute ese turi kwitwara gute so niyo mpamvu nababwiye ngo intara y'Uwiteka iri mu kazi abantu ntago bagishaka kubwiriza muri Hagayi ntago bashaka kubwiriza muri Zefaniya niba Bibiri ivuga ngo Imana yaravuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri niko ijambo ry'Imana rivuga kwibuke neza yuko ijambo ryabo tutarabaho wiharanira ko wasomerwa ahubwo ni wisomere umenye icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Hagayi ibice byaho ni 2 umurongo wa 6 Bibiliya ivuga ngo iki biravuga ngo hasigaye igihe gito niko Uwiteka avuga ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka bishatse kuvuga ngo tugeze mu bihe by'imperuka bimwe Timoteyo yahanuye arangije aravuga ngo arangije aravuga ngo mu bihe by'imperuka hazazaho ibihe birushya ubwo bazaba birarira bikunda bakunda impiya badakunda nababo batuzura ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakana kwera kwago rero bishatse kuvuga ngo ibi turimo bana b'Imana mwe mwahamagare kuri umurimo w'Imana to pay before any man ni mube maso mwinginga Imana y'amahoro ibahereza imbaraga dore Imana irimo iragosora dore intara y'Uwiteka iri mu kazi umweyo wayo urimo urakora arimo arakubura ageze igihe cyo kweza imbuga ye to pay before mwibuke neza yuko twebwe twemerewe guhanura imyaka 1,200 bishatse kuvuga ngo rero icyo gihe nikirangira twebwe umwuka w'Imana tugeze mu gihe cyo kuyoborwa nawo ubuhanuzi bugiye gushira abantu rero mutegereza ubuhanuzi ndetse n'ibindi ngo giye kwa runaka duhanurire ni tugeze mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana this is Bible musome kuko hari igihe kigiye kugera izi Bibiliya zibe nka fraud izi Bibiliya zikurweho hanyuma rero Bibiliya avuga ngo mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8 Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari ndetse niko azahoraho iteka ryose Imana y'amahoro ibamera umugisha Imana y'amahoro ibamera imbaraga ntago tugeze mu gihe cyo kuba twasaba kawunga cyangwa se umuceri Imana irabizi tureke gusenga n'uburyarya tureke gusenga n'uburyarya kuko nusenga n'uburyarya dore intara y'Uwiteka iraje kugosora ugiye kugenda mu myanda umweyo ugiye gukubura ndetse waratangiye Imana itugire neza kandi Imana itugenderere Imana ikomeze kutwambika imbaraga rero ni mube maso inshuti bavandimwe abana b'Imana turi ku gipimo ese balance uriho ni bwoko ki ese bimeze bite ni mube maso abadukurikiye mbasabiye umugisha Imana ikomeze ibane namwe turakomeje uvuga butumwa hirya no hino turakomeje ariko mube maso mukomeze mwizerere mu ijambo muhamagara Imana iri mu ruhande rwacu ubwo yaduhaye umwana wayo izabuzwa n'iki kuduhana n'ibindi byose Imana itugire neza akagambana ni kenshi mu bantu inzangano ni nyinshi ariko tugabanye inzangano Imana y'amahoro itugirire neza Imana y'amahoro idushoboze Imana ikomeze kutwambika imbaraga murakoze ndabakunda mureke mbasengere uri Imana data wa twese uri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwizerwa uri Imana y'amasezerano senge buri muntu wari wese Uwiteka abazareba kino kigano nyemera kizabubake nyemerera ijambo magejejeho nyemera nyiningabo Imana data ribe kundi banyimitima yabo nyemera ijambo rigere kubari mu nzu y'imbohe ijambo rigere kubari mu bitaro iri jambo rigere hirya no hino kwisi rigere mu batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyemerera Uwiteka murengeze mwiza buri muntu wese nyagora ku ngoma ukomeze umunene cyane bidasanzwe ndabasengeye mbasabira umugisha umugisha w'amajyana amaza umugisha uvuga ngo utegeka kwa 28 reka uyu mugisha ubagereho uko Imana ishoboye byose urakoze ndabishimiye kuri Imana no kwizerwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye amen Imana ibamera umugisha mureke mbagezeho nimero yanjye nyibabwire ubishaka cyangwa se uzanyina mu buryo bwo gusengerwa runaka mu bitaro hirya no hino Imana y'amahoro izabashoboze mwashaka kuri nimero 0791 22 70 19 0791 22 70 19 Imana ibamera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, thank you.
wish you the best inshuti za Homeland 7 TV turashoje ariko nakagaruka. We hope that ko muzakomeza kudushyigikira. None niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga wikuye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri rubanda. Njye nitwa Nshimye Imana Sima mbifurije ibihe byiza. Pastor mwakoze. Imana ibahe umugisha.